nyuma yo kubona ko Lucifer yigometse nubwo yakoraga umurimo mwiza ariko yatewe muri we hajemo undi mwuka, Imana ifata icyemezo cyo kumwirukana mu ijuru, ndetse biratubwira ngo imwirukanana n'abandi bamarayika bigomekanye nawe. Bitewe n'icyo yita inyungu icyo ari cyo. Inyungu za Satani ni ukumva ko uyu muntu watandukanye n'Imana, Imana iri bubabazwe n'umuntu wayo yaremye. Yamuremye imukunze, imurema mu ishusho yayo kugira ngo isabane nawe, hanyuma bitume biba umunezero kuri yo ndetse no kuri wa muntu. Urumva, Imana yari yaramushyizemo ubushobozi bwose, Imana yari yaramushyizemo ubuhanga bwose, ariko akagira ahagarukira, kuko Imana niyo iri hejuru ya byose. Akagira ahagarukira. Ubundi bimwe mu bintu Satani yagiraga byari bihambaye, sinzi kuko nkaho nabisomye ko Imana yamuremye ibizi neza ko azigomeka. Kamere muntu ikunda ibiyoroheye. Muri iyi nzira gari umusinzi acamo yitambitse, ntabwo afite ikibazo cy'amahoro aha ku mpande ari umujombe, umusambanya akanyuramo uko abonye. Muri iyi nzira ngari harimo ibintu byinshi bireshya abantu. Nshuti bakunzi ba Rwanda News 24, twongeye twagarutse mu kiganiro cyacu cya uko biri uyu munsi. Musanzwe mutuzi tubagezaho amakuru ya politike, amakuru ajyanye n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubuvugizi. Uyu munsi twahinduye gatoya, twinjiye muri gospel. Hari ibintu byinshi abantu bakunda kwibaza ku bijyanye n'iyobokamana. Niyo mpamvu uyu munsi turi butangire tuganira ku kintu abantu benshi bakunda kwibaza hano hanze. Ni ikiganiro mu by'ukuri kizagira ibice byinshi, kuko tuzaganira na abakozi b'Imana batandukanye, tuzaganira na bapasiteri ndetse n'abapadiri. Nabo nibaduha umwanya nabo tuzabegera tubabaza ikibazo, yewe dushobora kuzagera no ku bashehe nabo bakatubwira uko babyumva, kugira ngo mu by'ukuri umuryango nyarwanda ndetse n'abari kutwumvira mu mahanga bashobore gusobanukirwa neza n'iki kibazo turi kwibaza. Turaza kwibaza ikibazo kibaza kiti: ese umuntu apfa iki na Satani? Dukurikije Biblia tubona ko Satani aba ashaka kugusha umuntu mu cyaha kugira ngo ubusabane hagati y'umuntu n'Imana bwangirike. Ese kubera icyo abikora? Ibyo ngibyo nibyo tuza kugarukaho mu iki kiganiro. Mu gutangira uyu munsi twatumiye umukozi w'Imana. Reka tumuhe umwanya yivuge. Muraho neza. Ushobora kwibwira abakurikiye Rwanda News 24? Murakoze cyane. Nitwa Pastor Shukuru Fred. Mwakoze kuntumira mu kiganiro. Pastor Shukuru Fred, murakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu. Abantu bashobora kuza kwibaza, uri pasiteri muri itorero? Pastor muri Eglise Vivante Mondiale. Nkuko mwabyumvishe, ni pasiteri muri Eglise Vivante Mondiale. Mbere yo gutangira, reka tumusabe abanze asenge kugira ngo Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro. Yego, murakoze. Katwubaha Imana dusenge. Data, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana idukunda, umuremyi waremye ijuru n'isi ndetse n'ibiriho byose, uyu mwanya tuguhaye icubahiro. Tugushimiye kubw'iki kiganiro cyiza tugiye gukorana na Rwanda News 24. Uyu mwanya reka ubuntu bwawe bubane natwe. Twakiriye ishurirwa rivuye kuri wowe, reka tuyoborwe nawe muri buri kimwe cyose. Tuburijemo uburiganya bwose bw'umwanzi mu izina rya Yesu. Reka umwuka w'ubwenge, umwuka wo guhishurirwa ube ku buzima bwacu, kandi iki kiganiro kizagirira umumaro abantu benshi bazagikurikira. Reka bazagikurikira bazasubizwa ibibazo bigendanye n'ibyo bibazaga. Ubabere igisubizo binyuze muri uyu muyoboro w'ikiganiro tugiye gukorana na Rwanda News 24. Icubahiro ni cyawe, byose tubyambaje Imana mu izina rya Yesu. Amen. Ikaze nanone pasiteri. Murakoze cyane. Reka dutangire twibaza ibibazo bikurikira. Iyo bavuze Imana muri rusange, ku bantu batazi Imana cyangwa batemera Imana
bayumva gute mwayisobanura gute? Murakoze kubw'ikibazo cyiza mumbajije. Ndavuga ku bantu bashobora kuba bayemera ariko bifuza kuyimenya kurushaho, naho abatayemera bo ntago wabahatira kuyemera, kuko umuntu wese yemera ibyo ashaka. Umuntu wese yemera ibyo ashaka, niyo wamubwira bingana iki ashobora kutayemera n'ubundi, ariko tugira umugisha nabo batayemera bayisobanukiwe bakayemera, byaba ari amahirwe. Imana ni Imana, ubundi Imana ni Imana, kandi ni umuremyi w'ibintu byose. Bibiliya iravuga ngo mwitangirira igice cya mbere ngo isi yari iriho ubusa itagira ishusho, ngo umwuka w'Imana ngo wagendagendaga hejuru y'amazi. Hanyuma Imana iritegereza iravuga iti no, reka tugomba gushyira ibintu kuri gahunda. Imana itangira kurema ibintu byose ikoresheje ijambo ryayo. Mu magambo make rero, Imana ni umuremyi. Imana ni umuremyi w'ibintu byose ndetse n'abantu, byaba ibimera, byaba isi, ubutaka, inyanja, kuko Imana yaravugaga ngo bibeho bikabaho. Igeze ku muntu irema umuntu mu ishusho yayo. So Imana rero ni umuremyi. Muri make na wa wundi utemera Imana, ubwo ngubwo afite ibindi yemera, ariko arirengagiza uwamuremye, kuko Imana ni umuremyi. Mu magambo make ndumva aricyo gisubizo nasubiza. Murakoze cyane. Kubera n'ubundi teme yacu iribaza icyo Satani apfa n'umuntu, abantu baraza no gukenera kumenya Satani ni iki. Murakoze cyane. Mbere na mbere, kuko Imana ari umuremyi kandi Imana ariyo yaremye ibintu byose, Satani ni ikiremwa. Satani ni ikiremwa, nawe yaremwe n'Imana, ariko yitwaga Lucifer cyangwa Rusoferi nk'uko abantu bajya babivuga mu buryo butandukanye. Imana imurema ntago yamuremye kugira ngo azabe Satani cyangwa azakora imirimo akora uyu munsi, ahubwo Imana hari icyo yamuremeye. Lucifer bisobanura ngo ni inyenyeri imurika cyane, inyenyeri yaka. Ubundi yari yararemewe umurimo wo kuramya Imana, wo guhimbaza Imana, wo kuvuga gukomera kw'Imana. Nyuma yo kwigomeka nibwo yatakaje ayo mahirwe. Ubwo rero ngiye gusubiza ngo Satani ni iki, mbere yari ikiremwa kandi cyiza cyo gukora imirimo myiza, yararemwe n'Imana, ariko yigometse kuwamuremye ahinduka Satani, aba umuriganya, atangira kwangiza, ahinduka umujura, umwicanyi, umuriganya n'ibindi byinshi, kuko ari we se w'ibinyoma, niwe soko y'ibibi byose. Uyu munsi navuga ngo ni isoko y'ibibi byose, ariko mbere y'uko aba isoko y'ibibi byose yari ikiremwa cyo gukora imirimo ihesha Imana icyubahiro. Ndumva ari uko nabisubiza. Murakoze. Kubera iki Satani yaciwe mu ijuru? Ko yari kiremwa Imana yari yamuremye, cyari kiremwa gifite agaciro nk'uko babisobanuye, ikiremwa cyiza. Hanyuma byaje kugenda gute kugira ngo uyu munsi hari urwango Satani afitiye ibiremwa by'Imana, ndetse Satani akaba anarwanya n'Imana? Byaje kugenda gute? Yaje gucibwa mu ijuru gute? Nk'uko Bibiliya ibitubwira, Imana yaremye Lucifer imuha inshingano, nk'uko bisanzwe n'abantu bose muri rusange. Imana irema umuntu, ariko muri we ikamuremana inshingano. Yaremye Lucifer, muri we harimo inshingano zo kuramya, zo kuvuga gukomera kw'Imana, kuko yari umuyobozi w'abaramyi. Mu gihe rero yagomeje gukora iyo mirimo, yaje kwigomeka, yaje kuryoherwa n'icyubahiro, dore ko icyubahiro kizica byinshi cyangwa kigusha benshi. Yaje kuryoherwa kubona amatsinda yari ayoboye, abamarayika, abaserafi, bose bamugera imbere bati kweri kabisa, rwose urahambaye, urakomeye.
hanyuma muri uko kugomeza kuvugwa ibigwi aza kwibwira ko ashobora gusimbura Imana, ndetse Bibiliya itubwira ko ngo hari abamarayika yarobinze, atangira kubagira be, atangira kubumvisha ko nawe akomeye, yashobora kwicara ku ntebe nk'iy'Imana yicaraho. Nk'uko Bibiliya bivuga rero, Imana irafuha, icubahiro cyayo ntabwo izagiha undi. Nyuma yo kubona ko Lucifer yigometse, nubwo yakoraga umurimo mwiza ariko yatewe, muri we hajemo undi mwuka, Imana ifata icyemezo cyo kumwirukana mu ijuru, ndetse biratubwira ngo imwirukanana n'abandi bamarayika bigomekanye nawe, kuko Imana ari umuremyi, yari imufiteho ububasha, niyo yamuremye. Ngira ngo ni bya bindi Abanyarwanda bavuga ngo natugurukura ngo rusumbe ijosi. We yabonye kuba uri umwana uri perezida ntago bisobanuye ko uruta so wakubyaye ngo nuko wabaye perezida, ntago bishoboka. Icyubahiro barakiguha, bakakuririmbira ibintu byose kuko uri umunyacubahiro, ariko iyo ugeze ku rwego rwo kubona so nkaho ntacyo amaze, kandi ari we papa wawe, ari we mubyeyi wawe, ukumva wamusimbura mu cyubahiro cye, icyo gihe watakaza na cya cyubahiro kindi wari ufite, kuko amahirwe y'umwana akenshi aba ari mu biganza bw'umubyeyi. So Satani nawe rero yashatse ko yakwicara ku ntebe y'umuremyi, kandi ari we wamuremye. Imana kuko icyubahiro cyayo itazagiha undi, Imana ifuhira icyubahiro cyayo, yirukana na Satani n'abamuyobotse bose, kuko bari bajwemo n'ikibi, kandi ijuru ari ijuru ritagomba kugira ikibi. Nuko Satani yirukanwe mu ijuru, ajugunywa mu isi. Ntekereza mu ncamake ari uko twabivugaho. Murakoze. Hanyuma ikigaragara nk'uko mumaze kubisobanura, yari aferi iri hagati ya Satani n'Imana, umuntu abizamo ate? Kuki Satani apfa iki n'umuntu? Yego, uragira uti yari aferi yari hagati ya Satani n'Imana, none uyu muntu aje mate? Turahita tugaruka mu itangira igice cya mbere, hatubwira ku iremwa ry'umuntu. Ku iremwa ry'umuntu, Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Bibiliya iratubwira ngo nuko Imana iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe. Ngo Imana irema umuntu mu ishusho yayo, irangije imuha ubutware ku bindi biremwa byose yaremye. Mu buzima busanzwe, nubwo umuntu yaba umunyembaraga gute, nubwo umuntu yaba ari umunyembaraga bingana iki, hari aho aba afite intege nkeya, Bibiliya rero iratubwira ngo Imana yirirwaga aho yari iri ku ntebe yayo, ngo ariko byagera nimugoroba, Adamu na Eva nabo babaga biriwe mu mirimo yabo. Byagera nimugoroba, Imana ngo ikaza, icyo birayita ngo ni amafu ya nimusi. Imana ikaza gusabana n'abantu, ikaza kwishimana n'abantu. Mu yandi magambo, umunezero w'Imana nk'uko yaremye umuntu mu ishusho yayo, ni ukubana n'abantu. Yarazaga rero ikaza kunezeranwa n'abantu, ikaza kwishimana n'abantu, kuko Satani yarazi ibyiza byabyo. Satani yarazi ibyiza byo kwishimana n'Imana. Erega wibuke, yari yarabanye n'Imana, yakoraga umurimo mwiza wo kuramya Imana, yarazi uburyohe bwo kubana n'Imana, ariko nanone yaranazi yuko umutima w'Imana, ku mutima w'Imana habaho umuntu. So intambara rero kugira ngo ize hagati y'umuntu na Satani, ni ukuvuga ngo Satani yateye umuntu ariko ashaka Imana. Ni nk'uko umuntu yagukubitira umwana, burya umuntu agiriye umwana wawe nabi ni wowe aba ashaka. Ntekereza ko kimwe mu byatumye Satani agaba ibitero ku muntu, azana uburiganya ku muntu, kwari ukugira ngo arebe ko yabatandukanya n'Imana, cyane ko yari azi ko umunezero w'Imana ari ukubana n'abantu. Hanyuma yibwiraga ko yababaza Imana.
yibwiraga ko abikoza akabigeraho yababaza Imana, kandi koko nibyo, ko umunezero w'Imana kwari ukubana n'abantu. Nuvuga ngo Satani yari yibye Imana ikintu gikomeye, amaze gukuraho ubusabane hagati y'umuntu n'Imana. Nekereza ko ipfundo riri hagati y'umuntu n'Imana ari aho ryahereye. Nekereza ko ari aho ryahereye, kuko Satani yashakaga kubabaza Imana, ayitwara icy'agaciro. So intambara rero burya iri hagati y'umuntu na Satani, ni ukugira ngo Satani atume dutakaza icy'agaciro imbere y'Imana, kandi n'Imana itakaza icy'agaciro hagati yayo n'umuntu. Ariko Imana nyine ni Imana. Sinzi nimba bisobanuye neza, ariko nimba hari ikindi mwambaza. Hanyuma bikamarira iki Satani gutandukanya umuntu n'Imana? Satani abifitemo iyihe nyungu? Yego. Burya umuntu mubi biterwa n'icyo wita inyungu icyo ari cyo. Inyungu za Satani ni ukumva ko uyu muntu watandukanye n'Imana, Imana iri bubabazwe n'umuntu wayo yaremye. Yamuremye imukunze, imurema mu ishusho yayo kugira ngo isabane nawe, hanyuma bitume biba umunezero kuri yo ndetse no kuri wa muntu. Ni nk'uko wakwibaza ngo ese umurozi iyo yishe umuntu yunguka iki? Ibyaha biba byinshi, umuntu ashobora kujya gusambana kugira ngo wenda anezeze umubiri we. Umuntu ashobora kujya kwiba kugira ngo abone ibyo arya. Ariko ukibaza, umurozi yica umwana w'umuturanyi we kugira ngo yunguke iki? Icyo abashaka ni ukubabaza umutima wa wa mubyeyi, kubabaza umutima wa wa mubyeyi wabyaye wa mwana. Kandi koko iyo amwishe abigeraho. Umubyeyi arababara, ararira, umuryango ukarira, inshuti zikarira, abamukundaga bakarira, abaturanyi bakifatanya nawe kurira. We rero iyo urira kubera ko umwana yapfuye, wa wundi wamwisha baseka, kuko abageze ku ntego ze. Nubwo abandi twibaza ngo kubera iki uriya murozi ngo hishe umuntu, ngo yungutse iki? Umunezero we ni ukubona wowe urira, ni ukubona umubyeyi yarira kuko yapfushije umwana. Na Satani rero nuko inyungu bifitemo iyo yadutandukanije umuntu n'Imana. Icyambere, umuntu atakaza wa munezero yagiraga ari imbere y'Imana. Iyo watakaza umunezero hagati yawe n'Imana, iyo watakaje ubusabane hagati yawe n'Imana, yagukoresha icyo ashaka, kubera ko uba watakaje ubumana, winjiye muri kamere muntu. Bibiliya iravuga ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana. Umuntu uri kure y'Imana nta kintu atakora. Kandi Satani ni sekibi, ni se w'ibibi. Abakeneye nawe abakozi bamukorera. Kandi ntago wamukorera uri kumwe n'Imana. Iyo uri kumwe n'Imana uba wuzuye ubumana, kandi Imana yuzuye kugira neza. So inyungu za Satani ku gutandukanya umuntu n'Imana, icyambere ni uko iyo udakorera Imana aragukoresha, kandi nanone bigatuma Imana yibaza ngo ari kuriya muntu kubera iki? Uriya muntu kuki mushaka kumugirira neza nabyumve? Uriya muntu kuki mufitiye imigambi myiza ariko akaba atayitayeho? So urumva umuntu ni umunezero w'Imana, Imana nayo ikanezeza umuntu. Kubera iravuga ngo imbaraga z'Imana, umunezero w'Imana nizo mbaraga z'umuntu. Umunezero w'Imana uva he? Uva mu mashimwe y'abana bayo. So iyo Satani akuyeho iyo connection, iyo ashyizemo uwo mworera munini utuma umuntu atandukana n'Imana, waraserebura, warunguka. Kuko iyo udasabana n'Imana ngo ukore ibyo Imana ishaka, nawe arakunguka akagukoresha. So nekereza ko ari zo nyungu Satani afite ku gutandukanya umuntu n'Imana. Abantu bakunda kugereranya Satani n'umwami w'Itiro uvugwa muri Ezekiyeli igice cya 28. Ibi bintu byaba bifite aho bihuriye na Satani, cyangwa
ni ukutabisobanukirwa neza, kuko usomye icyo gice cyose ubona uburyo umwami w'Itiro yari umuntu udahishwa, yamenyaga ibintu byose, yari umutoni ku Mana n'ibindi kugeza ubwo yaje kugoma, none Imana iramuhana. Ibi byaba bisobanura neza uko Satani byamugendekeye mu ijuru, cyangwa bisobanuye ikindi kintu? Murakoze cyane. Ngendeye kuri aya makuru y'umwami w'Itiro, urumva nyine ikigereranyo ni ikigereranyo. Iyo bavuga ko ikintu ari ikigereranyo, umuntu ashobora gusa n'undi, kuko usomye muri Ezekiyeli ibice 28 ukurikirana amakuru uko Imana yamubwiraga, ikamubwira ngo ubwiza bwawe nibwo bwatumye wibona, kandi wari ufite ubwenge buruta n'ubwa Daniyeli. Birumvikana ko uyu mwami yari umuntu. None se umuntu wari kuba ufite ubwenge buruta ubwa Daniyeli, cyangwa ubwiza bwe bwatumaga yibona kuruta wenda Daniyeli, kuruta Salomo, uwo muntu yaba ari umuntu umeze gute? Nicyo kintu abantu bakunda kwibaza. Nibyo nyine nanjye nari ngiye kuvugaho, mvuga ngo ikigereranyo ni ikigereranyo. Bishobora kuba ari ukuri, cyangwa se bikaba atari ukuri kw'ibyabaye, ariko ari ikigereranyo gishushanya ikindi kintu. Ariyo mpamvu wumva abantu nyine bahita bavuga bati uriya ashobora kuba ari Satani uvugwa muri kiriya gice, uriya mwami ashobora kuba ari we. Ariko Imana niyo itanga, kandi Imana itanga uko ishaka. N'umuntu nawe Imana ishobora kuguha ubwenge, kuko Imana itanga impano y'ubwenge, Imana itanga impano y'ubumenyi, Imana itanga ubwiza. Ahubwo uburyo abantu babikoresha. Noneho uburyo uyu mwami w'Itiro, iyo usomye kino gice, uburyo uyu mwami w'Itiro avugwamo, usanga neza bijya guhura n'uburyo Satani nawe yavuzwe yari ameze mbere yuko aba Satani, akitwa Lucifer. Urumva Imana yari yaramushyizemo ubushobozi bwose, Imana yari yaramushyizemo ubuhanga bwose, ariko akagira ahagarukira, kuko Imana niyo iri hejuru ya byose. Akagira ahagarukira. Ubundi bimwe mu bintu Satani yagiraga byari bihambaye ni ikintu bita umuziki. Bavuga ubundi ko muri we yarakorewemo umuziki. Iyo baramyaga, iyo bavugaga Imana yari yarashyize ubutware bw'umuziki muri we. Burya rero abanyamuziki baba beza no mu buzima busanzwe. Abanyamuziki baba beza nubwo yaba afite isura imeze ukuntu, ariko iyo acuranze neza, akaririmba neza, buri wese aba ashaka kumureba, ntabwo ashaka kureba we, ahubwo ni ikiri muri we. Uyu mwami w'Itiro rero, uburyo avugwamo n'uburyo Imana yari yaramuhaye ubushobozi, yari yaramuhaye ubwenge, yari yaramuhaye kumenya, hanyuma bikaza kuzamura ikiburi. Ntekereza ko aho ngaho ariho bihurira. Uburyo Imana yamuhaye ubutware, uburyo Imana yamuhaye ubushobozi, uburyo Imana yamuhaye ubwenge, uburyo Imana yamuhaye ubwiza, ariko birangira atibutse ko ari Imana yabimuhaye, ahubwo bizamura ikiburi, bizamura ubwibone, hanyuma bituma Imana ivuga iti no, ubwibone ni ikizira imbere y'Imana. Niho rero bahita bamusanisha na Satani, kuko na Satani cyamukuye mu ijuru nta kindi, ni ubwibone. Kubera ko yabonye ari icyamamare, yabonye yemewe, yabonye ibyo akora byose, ndetse Bibiliya itubwira ko igice kimwe cy'abamarayika cyari kimuri inyuma kivuga kiti rega buriya n'Imana yicaye kuri iriya ntebe nkakikurusha nawe wayicaraho. Noneho wa undi wakoraga umurimo w'uburamyi nawe ashaka kwicara ngo bamuramye. Ubwibone bugira gute? Burazamura. Ikintu gihuza uyu mwami w'Itiro na Satani, cyangwa na Lucifer, atari Satani, atari yaba Satani, na Lucifer, nuko bimwe mu by'uyu mwami yari afite, Imana yari yaramushyizemo, Imana yari yaramuhaye, babihuza, kandi ikibazo bagize nanone ni kimwe, ni ikibazo cy'ubwibone. Sinshobora kwicara ngo mvuge ngo niwe nyirizina Satani,
kuko umwami yirukanywe ku bwami bwe bitewe n'uko yagize ubwibone, bitewe n'uko iby'Imana yamugize byo atibutse nyirabyo ngo amuhe icyubahiro, nawe atangiye gushaka kuba nk'Imana. Kandi donc bahuje ikibazo, ariko ntekereza ko atari we nyirizina, atari Lucifer nyirizina bavugwaga, ahubwo bahuje ikibazo. Murakoze cyane. Hanyuma tuzi ko Imana ari omnipotent, ishoboye byose, omniscient, izi byose, ndetse na omnipresent. Imana irema Satani kubera ko izi byose kandi kareba muri fitire twebwe tutashobora kureba. Buriya ntabwo yabonaga ko Satani bizagira aho ngaho ubwibone bukazamuka kubera ibintu yari yamushizemo. Siko mbitekereza. Ushobora kubyara umwana, nibyo Imana ibera hose icyarimwe, Imana ireba byose, Imana imenya byose, ariko ushobora kubyara umwana uko agenda akura ukabona aradevelopamo ibindi bintu bidasanzwe. Ntekereza ko Imana irema Lucifer ntabwo yibaza ko azagera ku rwego, ni nka wa mwana, ni nk'uko uyu munsi umubyeyi abyara umwana yamara gukura yaramukoreyeho ibintu byose akamufasha kuba uwo ari we, yamara kuba uwo ari we akavuga ati ntuzongere kumbyara, wagasaza we ntuzongere kumbyara. Nyamara mbere atarigeze agira iyo mico, utarigeze uyimubonaho, ariko icyiciro agezemo kikamudevelopamo ikindi kintu, akubahuka akabwira umubyeyi ngo ntuzongere kumbyara wagasaza we, ntuzongere kumbyara wagakecuru. Yari umwana wubaha, yari umwana uca bugufi, yari umwana ukora ibintu byose mu gihe cyabyo, ariko yarangiza akubahuka kubwira uw'Imana yahisemo kaburuganda kugira ngo agere ku isi, akamurera agakurira ku birenge bye, ariko ibihagezemo bikamubeshya, ibihe bikamubeshya, bikamubwira bati no nazongere kukubyara nazongere kukubyara, akazi ke yarakarangije. Ntekereza ko ibyo ndabivuga nkanjye, ntekereza ko Imana irema Lucifer yo yamushyizemo ibyiza, kuko yamuremanye umutima w'urukundo, imushyiramo ubumenyi bwose, imushyiramo ibintu byose yari ikeneye kugira ngo azakore. Ariko uko iminsi yagiye yicuma, bya bintu bidevelopa ikindi kintu muri we, bya bintu bigenda bimurema, bimuhindura ukundi kuntu. Sinzi kuko nkaho nabisomye ko Imana yamuremye ibizi neza ko azigomeka. Icyo nzi cyo nuko yamuremye kandi ikamushyiramo iby'agaciro. Iyo ntekereje nk'umuntu rero, ntekereza ko yaba ibyo yamushyizemo, uko abamarayika bagomeza kumuvuga, uko bagomeza kugaragaza uburyo ari igitangaza, uko bagomeza kugaragaza ukuntu akomeye, nabyo bigenda bidevelopa ikindi kintu muri we, bigera ku rwego rwo kwigomeka. Mu gihe turi gusatira umusozo w'ikiganiro cyacu, hari ikibazo cya nyuma nari mfite. Ubona bizagarukira hehe? Ubona uru rwango ruri hagati ya Satani n'umuntu bizagarukira he? Ahubwo iyo mbaza ngo byagarukiye cyangwa byagarukiye nimba byararangiye, kubera ko kuko uyu munsi turacyabona abantu bakoreshwa na Satani, turacyabona abantu bakoreshwa n'Imana. Hagati y'abo bantu babiri, ukoreshwa na Satani, ukoreshwa n'Imana, n'ubundi hagati y'abo bari intambara. Ni ukuvuga rwa rwango ruracyahari. Yego, ntekereza ko uyu munsi intambara turwana yamaze kubona icyerekezo, nyuma y'uko Imana ibonye ko umuntu itakaje bwa busabane,
kandi yari bukeneye yamuremye mukunze imurema mu ishusho yayo. Imana nyine kuko ireba byose kandi ariyo muremyi wa byose, ni nayo ifite ibisubizo by'ibintu byose. Yashyizeho ubundi buryo kugira ngo Satani we yibwiye ko atsinze, kuko yibwiye ko aciye ubusabane hagati y'umuntu n'Imana, kandi koko Imana irarakara, irababara, iravuga iti umuntu nibingibi bankoreye, ariko kuko ari umubyeyi ishyiraho andi mahirwe, ishyiraho ubundi buryo kugira ngo yongere yubake ubusabane hagati yayo n'umuntu. Niyo mpamvu narivuze ngo se twavuga ngo bizaherera he cyangwa byarangiriye he, kuko uyu munsi turwana n'ikintu bita amahitamo, ariko ubundi irembo ry'intsinzi ryarabonetse. Niyo mpamvu muri Yohana hatubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, Yohana 3:16, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ugeze mu byahishuwe usanga nanone Yohana ngo arizwa n'iyerekwa yarabonye, ngo inama yateranye, ngo bavuga ngo ninde muntu ushobora kujya gucungura umuntu, ninde muntu wacungura umuntu. Imana yari iriho ishakisha uburyo yagarura iminyago, uburyo yakongera gusubiza umuntu muri ya pozisiyo n'ubundi yahoranye kera yo gusabana n'Imana, yo kuramya n'Imana. Bibiliya iratubwira ngo igihembo cy'icyaha ni urupfu. Wibuke Imana ibwira Adamu na Eva, yarababwiye ngo iki giti nimugikoraho no gupfa muzapfa. Urumva hano hantu ukuntu bikomeye. None aba bantu bakoze icyaha, kandi igihembo cy'icyaha ni urupfu, kandi Imana ntabwo ijya yivuguruza, igomba gushaka inzira yishyuramo cya kiguzi cy'urupfu kugira ngo umuntu yongere agarukane ubusabane bwe n'Imana. Aho rero niho twari tugeze mu byahishuwe. Yohana ngo abone inama yateranye ari mu kirwa cya Patimosi, Imana iramuhishurira, abona inama yateranye ngo hari igitabo cy'umuzingo, ngo bibaza ngo ninde ushobora kubumbura kino gitabo no kumena ibimenyetso bikigize. Ngo buri wese ngo yarebaho, ngo akareba hirya akavuga ati noneho Yohana ngo araturikararira, ngo agiye kumva yumva ijwi rimubwira ngo Yohana we ngo wirira, ngo kuko intare y'umuryango wa Yuda yaranesheje, ngo kandi iramanutse kugira ngo ibumbure kiriya gitabo, imenagure ibimenyetso byose bigize gute bikigize. Yesu aje icyamuzanye kwari ugucungura umuntu, ariko kwari no kugira ngo Imana yakubutware Satani yanyaze umuntu, hanyuma Yesu abugarurire umwana w'umuntu. Ariyo mpamvu Bibiliya iratubwira ngo yarapfuye, arahambwa, ngo ageze ikuzimu. Intambara yarwanya yari ikomeye, ya mbere niyo kumwambura imfunguzo. Icyakurikiyeho ngo ibituro by'abera, babandi bapfuye batagira urubanza, abo nabo barazutswe, imva zabo Yesu arazifungura. Bibiliya iratubwira ngo nyuma yo kuzuka ahuye n'abigishwa arababwira ngo nahawe ubutware bwose haba mu ijuru ndetse no mu isi. Nuko rero nimuhumure kuko nanesheje isi, namwe murabaneshe, muri abatsinzi. So ntabwo twebwe tukirwana na Satani, oya, kuko uwo twizeye yatsinze Satani. Niyo mpamvu mu Baroma havuga ngo muri abatsinzi ndetse no kurushaho. Nuvuga ngo twebwe turi abatsinzi ndetse no kurushaho iyo twizeye Kristo Yesu. Ntago tuba tukirwana na Satani, ahubwo turwana n'imirimo ye, turwana n'imirimo ye kugira ngo atatwanduza. So iherezo ry'ibi bintu rero nekereza ko ryabonekeye muri Kristo Yesu, ahubwo ikiriho uyu munsi ni amahitamo y'umuntu gufata icyemezo akavuga ati nabisobanukiwe, nabimenye, nabyumvise, rero ngomba kwinjira muri Kristo Yesu kuko ariho hari ubwihisho, ariho dufite gutsindishirizwa, ariho tubonera byose twari twaranyazwe, ariho duhurira ubusabane bwacu n'Imana, ariho twongera kwiyungira n'Imana muri Kristo Yesu. Ikiguzi rero cyaratanzwe. Icy'ingenzi ni ukubyemera, tukabyizera,
twarangiza tukanyura muri we tugakomeza tugasabana n'Imana. Murakoze cyane. Hanyuma se kuki abantu badahitamo iyo nzira? Nimba irembo rifunguye ryarangije gufunguka, kuki abantu batajyayo bataganayo? Nuko batabizi cyangwa ari indi mpamvu? Ntabwo ari uko batabizi, abantu amakuru barayafite, ariko Bibiliya iravuga ngo dore nshyize imbere yawe inzira ebyiri. Hari inzira ngari ijyana abantu kurimbuka, hari n'inzira ifunganye, iyo ngiyo niyo ijyana abantu mu bugingo. Nk'uko bisanzwe kamere muntu ikunda ibiyoroheye kamere muntu ikunda ibiyoroheye. Muri iyi nzira ngari umusinzi acamo yitambitse, ntabwo afite ikibazo cy'amahoro aha ku mpande ari umujombe, umusambanya akanyuramo uko abonye. Muri iyi nzira ngari harimo ibintu byinshi biresha abantu bigatuma bananirwa kunyura muri ya nzira ifunganye. Kuko iyi nzira ifunganye icyo isobanuye ni iki? Isobanuye ko ntabwo wanyuranamo umuba, kamvuge wenda ibintu umuntu ashobora kwikorera, umuba w'amashara, amashara ano y'insina uyahambiriye ukikorera ikiba kinini. Muri iyi nzira ifunganye ntabwo mpamya ko wayinyuramo, ariko wikoreye umuba w'amashara ukanyura muri iyi nzira ngari wanyuramo. Iyi nzira rero ifunganye, impamvu abantu bibagora kuyinyuramo si uko batabizi, si nuko batabyifuza, ariko hari kondisiyo, hari amabwiriza, hari uburyo umuntu ayinyuramo, hari umurongo wo kunyura muri iyi nzira. Ariko iyi nzira ngari bayinyuramo uko babyumva, bakabigendamo uko babyumva. So nekereza ko atari uko abantu batabizi, ahubwo amahitamo yabo arabagora. Murakoze cyane, murakoze ku bw'ubusobanuro muduhaye. Hanyuma mbere yo kurangiza reka twongere dushime Imana ku bw'uyu mwanya yaduhaye kugira ngo dukore iki kiganiro. Murakoze cyane. Wenda mbere yuko nsenga reka nongere mbwira abadukurikiye, abantu bakurikira kino kiganiro, nagira ngo mbibutse ko Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye, yireherejeho amahanga yose. Hanyuma umwizera wese afite tike, kuko biravuga ngo umwizera wese azakizwa. So nubwo turi mu isi, ariko nibutsaga abantu ko turi mu isi atari iwacu, turi abahisi n'abagenzi, turagana mu bwami bwo mu ijuru, kandi nta rindi rembo twanyuramo kugira ngo tugereyo. Ibyo turwana nabyo, turarwana n'amahitamo yacu, kuko uwakabaye aduherana Kristo yamwivuze hejuru ku mugaragaro. Icyo dukeneye ni ukumwizera, tukakira imbaraga ze, tukakira ubwo butware bwe, tukakira ubwo bushobozi bwe. Mu Efeso igice cya mbere havuga ibintu bikomeye, haravuga ngo Imana yatanze Kristo nk'umutwe w'itorero. Hanyuma ni ukuvuga ngo ahandi hasigaye hose ni itorero. Itorero ninde? Itorero ni twebwe bantu mukurikiye kino kiganiro. Imana yaguhaye ubutware ngo kugira ngo tuzakandagire imbaraga zose, dukandagire ubutware bwose, dukandagire ubushobozi bwose. Ni ukuvuga ngo bya bindi byose bitandukanye n'umugambi w'Imana, Imana yabiduhayeho ubutware, Imana yabiduhayeho ubushobozi. Rero ntuzakangwe na Satani, kuko umwami wawe yaramunesheje. Umwami wawe yaramunesheje. Icyo usabwa gusa ni ukumwishingikirizaho, ni ukumwikomezaho, hanyuma ukagendana nawe. Nugendana nawe, biriya bindi byose bizaba biri munsi y'ibirenge byawe, kuko Imana yaguhaye ubutware binyuze muri Kristo Yesu. Mwe rero mwumva kino kiganiro, ndabingingira kugira ngo twikomeze kuri Kristo, tugendane na Kristo. Nubwo iyo nzira ifunganye, ariko uri kumwe na Kristo nta kabuza tuzayicamo, kandi neza twongere dukomeze twubaka ubusabane bwacu n'Imana. Murakoze, munyemerere dusoze dushima Imana. Data, mu izina rya Yesu, kandi nanone turagushimye. Dutangira kino kiganiro twagusabye kubana natwe. Uyu mwanya ndasengera abagabo n'abagore, abasore ndetse n'inkumi bazakurikira kino kiganiro, kugira ngo ihishurirwa ryawe rimanukire ubuzima bwa buri wese. Twakire imbaraga zihishurirwa
muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Ababoshe bakire kubohoka, abari mu rungabangabo rw'ibibazo bitandukanye bakire igisubizo mu izina rya Yesu. Urakoze ko hari abagiye kubohoka, hari abagiye gukira, kuko waduhaye ubushobozi bwo guhagarara hejuru y'indwara zose, hejuru y'ubwami bwose, hejuru y'ubushobozi bwose, binyuze muri wowe Kristo Yesu. Ndasengera rero abakurikira kino kiganiro kugira ngo bahe imbaraga zo guhishurirwa abo bari bo muri wowe Kristo, abo bari bo kugira ngo batagomeza gukangwa n'iterabwoba ry'abadayimoni, batagomeza gukangwa n'iterabwoba rya Satani, kuko turi abatsinzi ndetse no kurushaho, kandi ku musaraba byose warabirangije. Byose tubyambaje Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Shuti bakunzi ba Rwanda News 24, icyo nabasabaga mukoreshe ya komenti kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu benshi bashoboka, bashobore kwiyumvira uburyo byagenze hagati y'umuntu na Satani, impamvu y'urwango ruri hagati yabo. Hanyuma ikindi kandi mukore subscribe kugira ngo video zose tuzajya dushiraho zizajye zibagereraho ku gihe. Mwakoze cyane, mwakoze kubana natwe, wakoze cyane Pastor Shukuru. Murakoze cyane Rwanda News 24. Imana ibaha umugisha. Imana igomeze kubagura. Amen. No kubashyigikira, ubuntu bwayo bugomeze kubana nabo. Amen. Murakoze cyane Pastor Shukuru. Jewe waruri nyuma ya kamera nitwa Muri Jean Claude, reka tuzasubira ubutaha.